Ndabaramukije mwese abadukurikira kuri channel ya Me and Me. Uwiteka Imana nabaho umugisha. Mu izina rya Yesu ndabasuhuje. Abasilamu nibo tutajya tubasha guhuza wende ndamukanyo baravuga ngo assalamu alaikum. Niba ariko babivuga mumfashe ariko barasubiza ngo alhamdulillah wa barakatuh. Siko bimeze. Ndabasuhuje rero ndabakunda ni mama Queen. Aha ni kuri channel ya Me and Me. Ubushize twavuganaga mbasezeranya yuko tugiye kujya tubana mu biganiro by'amashusho iby'amajwi kubw'inkuru zitandukanye. Uyu munsi rero ntabwo ntinda, hari inkuru imaze iminsi iri ku mutima wanjye ngiye kubabarira, ngiye kubabwira. Ndabasabye kugira ngo mube hafi munkurikire, hanyuma duhane ibitekerezo, comment zanyu ndazishaka, mbese buri muntu inyunganizi ndayishaka. Uyu munsi ndabagezaho inkuru y'umugore cyangwa se y'umukobwa bita Kanyana. Aha baza ngo mbese ngewe ntibinkwiye, se ngewe ntibimbereye. Ndabashimiye ko munkurikiye. Wowe uri mu Rwanda, wowe uri kure yarwo muri diaspora, ndagushimira uburyo mubana nanjye. Iyi nkuru rero ukiyumva ufite icyo wayimbwiraho, ufite icyo yagusigira kandi ufite icyo wayibwiramo abandi bafite ibibazo nk'ibyo Kanyana afite. Reka ntangire mwiyumvire, ni kuri Me and Me TV show, channel y'ibitekerezo, channel y'urwunganizi, channel tuzajya tunyuzaho ibintu byinshi. Reka dutangire. Ndabivuga ari nkanjye ubivuga ariko ni inkuru ya Kanyana. Twaraganiriye nawe atangira agira ati nitwa Kanyana, ndi umumama w'abana 3. Ntuye muri uyu mujyi wa Kigali, mfite umugabo, ndubatse. Kanyana ukuganiriza ni umugore w'imyaka 34. Iyo abaririje amateka bambwira ko nkomoka mu ntara y'Amajyepfo. Naje gukura nsanga dutuye mu ntara y'Iburasirazuba, hanyuma nkura mbona ndi kumwe na papa na mama, ariko nkura nta wundi muryango mbona hafi yanjye, kuko aho twageragezaga kuba twarabaga batubwira ko ari mu muryango wacu, ariko uko tugenda dukura dusobanukirwa ko atari mu muryango wacu. N'amateka yuko dukomoka mu Majyepfo twagiye tuyamenya nyuma y'igihe, kugeza uyu munsi nkaba ndi mu gihirahiro cyo kwibaza ngo mbese aho mvuka hari abanjye bahari, mbese aho mvuka hari umuryango mpafite. Jewe nakuze mbona ndi kumwe na papa na mama n'abandi bana twavukanaga, ariko tukaba twakuze tubona papa hari aho yitaga iwabo. Aho yitaga iwabo hari umukecuru ari we bitaga nyogokuru, ari we wari nyogokuru wacu. Nyogokuru wacu yari afite umugabo babanaga, hanyuma uwo mugabo yari afite undi mugore ufite n'abana bakuru. Ariko uko tuba muri uwo muryango tugenda tubamo, aho twakise nko kwa sogokuru, twabonaga tutahisanga nk'abana bo muri uwo muryango, kwa kundi abuzukuru bifata kwa nyirakuru cyangwa kwa sekuru. Twabonaga dufite itandukaniro n'abandi bana, kuko basaga nk'abatunena, basaga nk'aho baduha akato, ntabwo twisanzuraga neza nk'abana bari kwa sekuru. Ariko twe kuko twari batoya ntabwo twigeze tumenya impamvu y'ibyo bintu. Igihe kiza kugera, uko tugenda dukura tukagenda tubona ibiba, tukaberwa ibyo ari byo, uko tugenda dukura tukaberwa ibyo ari byo. Igihe kiza kugera, uwo musaza wakabaye ari sogokuru aza gupfa. Amaze gupfa dusigarana n'umukecuru wakabaye ari nyogokuru. Igihe twari turi kumwe nawe ntabwo yigeze abasha kudusobanurira amateka neza ngo atubwire ngo aho turi ni kwa sogokuru koko niho papa avuka, cyangwa ahubwo byaje kugeza igihe ku munota we wa nyuma yenda gupfa, ari papa ubwe we yabyaraga ntabwo yari azi amateka ye.
kuko akenshi yahoraga amukinga ariko papa we yarabizi ko atari havuka, ahubwo yari yarabimuhishe kugeza igihe umukecuru ageze kuri finali yo gupfa. Yenda gupfa ntabwo yabashe kudusobanura neza, gusa icyo nibuka nuko yigeze kunyicaza akambwira ati mwana wanjye agahinda nzagapfana, kuko ngiye so atazi inkomoko ye, ko ngiye so atazi aho avuka, ko ngiye so atazi umubyara. Ati burya njyewe hano muri uru rugo mba ni ku mugabo wa kabiri. Ati uyu yanshatse ni nkwita inda ya papa wanyu. Ati nagize nshaka urugo rwa mbere, ndugezemo biba ngombwa ko haba ibintu by'ibibazo. Ati mu Rwanda hari harimo amakimbirane, hari harimo ibintu byo guhiga abantu b'ibyitso. Ati biba ngombwa ko umugabo wanjye agenda turi abageni babisi, aratorongera aragenda ajya mu bihugu byo hanze y'uru Rwanda. Kuva agiye ntabwo nongeye kumuca iryera, ndetse muri izo nse zawe nari narashatse byabaye ngombwa ko mvayo, ndarorongotana nanjye ndagenda. Maze kugenda ngenda ntwite ntabizi, hanyuma uyu mugabo tubana yaje kuntwara ntwite, biba ngombwa ko papa wanyu mubyarira muri uru rugo ariko atari uwaho. Rero mwana wanjye kugeza izi saha mukomoka mu majyepfo, ariko ubu sinamenya umuryango wa so, sinamenya isokuru wanyu aho yaguye, sinamenya, nta kintu cyose nabasha kubasobanura ku bijyanye n'umuryango wanyu. Icyo nzi cyo aha muri ntabwo ari kwa sogokuru wanyu ubyara papa wanyu. Umukecuru abibwira atyo, igihe kiza kugera mu minsi mike arapfa, birarangira turamushyingura. Dusigarana na papa na mama, nabo tutabashije kwisangaho ngo batubwire amateka yabo, kuko urumva ibyo twabimenye n'ubundi nyuma ya jenoside, kandi murabizi abanyarwanda jenoside yabaye yakoze ku bantu batandukanye. Ababyeyi banjye nabo baje kugiriramo ibibazo bitandukanye, kuko aho mama avuka bari barashize nta muntu afite. Hanyuma aho papa avuka naho, yitwa ko avuka naho, ntabwo bemeraga, aho twakuze tubona ntabwo batwemeraga nk'abana, dore ko papa bavugaga ko atavuka kandi ntibemere na mama. Mu by'ukuri tuba mu buzima bukakaye, ariko hamwe n'Imana tugumya gukura, tuba muri ubwo buzima. Igihe kiza kugera nabwo bidatinze n'umubyeyi wacu aza gupfa. Amaze gupfa igihe kiragera, twebwe turubaka, nanjye ndubaka, n'abandi barubaka, tubaho mu buzima butagira umuryango. Icyatumye nganira n'abazadukurikira muri iki kiganiro, icyatumye ntanga inkuru yanjye, ni ukugira ngo abantu bambwire ngo mbese njyewe ntibinkwiriye, ese mubona bitambereye, ese hari umuntu ufite ikibazo nk'icyanjye ngo abe yamfasha ngira inama. Kuko naje kugira urugo, ndabyara inshuro ya mbere, ndabyara iya kabiri, ndabyara iya gatatu. Muri uko kubyara, uretse kuba umugabo azi ko mfite umubyeyi, ariko nta wundi muntu azi wo mu muryango w'umugabo wanjye. Nta wundi muntu azi waho mvuka wo kwa papa, nta wundi muntu nzigera mbwira abana ngo aba ni abafamiliye bo kwa papa, kuko nanjye ntabo nzi. Ntabwo nzi inkomoko yanjye, nubwo numva ngo naho ngaho, sinakubwira ngo naha, sinakubwira ngo mwene wacu n'uyu. Ndetse no mu ruhande rwo kwa mama ntabwo nakubwira ngo izi saha duhagaze gutya. Icyo kibazo rero akenshi abantu bubatse murabizi, iyo umuntu abayeho muri ubwo buzima, ukabyara ukabura uguhemba, inshuro ya mbere ukabura ugusura, aho uba ukagira ngo nta muntu ugira, akenshi muri sosiyete
usa nkaho ubaye igicibwa cyangwa ukagira ipfunwe ry'uko ushobora kuba ujya mu birori by'abandi bahembwe, babyaye bakabona ababasura, bagize ubukwe bakabona ababutaha, bagize ibirori runaka imiryango yahuye. Ibyo bintu namwe nk'abanyarwanda murabizi. Ugasanga ufite ipfunwe ryo kwitabira ibirori by'abandi, ugahora wowe utumirwa ariko wowe ukabura igituma watumira undi muntu giturutse ku muryango wawe. Inshuro zose mbyaye, uretse kuba wenda mama mu bushobozi afite bukeya mu muryango wacu ashobora kuza akareba uwo mwana, ntabwo umuryango waterana ngo wumve ngo uyu muryango uyu munsi uraza guhemba umwana. Dukora ubukwe ntabwo twigeze tubona abo ba masenge nk'uko abandi bababona, ntabwo twigeze tubona ba data wacu nk'uko abandi bababona. Muri make hari amazina tutigeze duhamagara nk'uko abanyarwanda hafi ya bose. Hari ababaye imfubyi ari batoya, hari abababuze ku bw'amaherere amwe atandukanye, hari n'abatarabigeze. Ariko wowe dusangiye ikibazo, wowe unyumva, wowe ukurikirana amateka y'ibiba, uyu munsi mba nibaza abana banjye bamaze gukura. Abana banjye bamaze gukura, bariga, ni abanyeshuri bakuru. Hari abiga muri segonderi, hari abiga muri primaire, bamaze gusobanuka. Umwana iyo yicaye akakubwira ati ubundi uvuka he, ubundi wanyu ni he, ese papa wawe abahe, ese yavukanaga na bande. Mbese hari ibibazo abana bakubaza ukabura nk'icyo wasubiza. Hari igihe utekereza ibintu ushobora gukeneramo umuryango ukabura aho uhera, ukabura n'icyo puraninga. Hari igihe rimwe na rimwe bamwe tujya twicara tugapanga nk'ibirori, watekereza ko nta muntu uzabona, rimwe na rimwe ukabisubika ukumva ntacyo bikumariye. Ariko mwebwe munyumva, mwebwe munkurikira kuri iyi channel ya Me and Me, ndi Kanyana nk'uko natangiye mbibabwira. Nkura n'uyu mubyeyi numvaga atantunga mikoro, numvaga atankira kuri kamera, ariko nkabaza ngo mbese ngewe ntibinkwiriye kwitwa umubyeyi nkabyara ngahembwa nk'abandi? Ese ngewe ntibimbereye kuba nakwicara mu muryango nzaho mvuka, nzi inkomoko yanjye? Ese ngewe ntibinkwiriye kuba nakwicara mvuga ngo data avuka aha, mvuga ngo wenda ba masenge na ba data wacu ntabo da? Ariko se ubu kuki abana bavuka, ababyeyi bababyara ntibababwira aho bavuka hakiri kare, ntibagire gakondo? Nk'ubu dufite ingaruka z'uko abandi bagira gakondo, bagira imirage bahabwa n'ababyeyi, twe ntayo twigeze, ntayo twahawe. Kuko no mu mikurire yacu, nk'ubwo nka mama twabonye akobwa ari mukuru, twebwe turi bakuru tubona akowa ari mukuru. Ibyo ukibaza ngo kare kose byagenze bite? Ayo ni amateka y'abantu y'imivukire yabo. Ko tudahitamo aho tuvuka, ntiduhitemo abatubyara, ntiduhitemo igihe tuvukira, ntiduhitemo uko tuvuka tumeze. Kuki umuntu yisanga atagira inkomoko? Kuki umuntu yisanga abyarwa n'abantu ntibamubwira aho avuka? Bakananirwa kubivuga bakiriho, bakabikubwira ku munota wa nyuma barimo bapfa, kandi badafite n'igaruriro ryo kuba abana basha kukwereka naho ukomoka. Ayo mabanga ababyeyi mubika atuma abana bazapfana igikomere, ni ukubera iki? Se ntibitubereye twebwe kwitwa ababyeyi bafite aho bakomoka? Abana bacu ko bafite ipfunwe ryo kutagira imiryango, kandi wenda wasanga ihari. Hari ababizi ko batagira aho bakomoka kuko hazimye, bakaba babizi ko ababo bapfuye. Hari n'abagira aho bakomoka bakaba bahura na bene wabo, bahura mu mayira batanaziranye. Nk'ubu wasanga hari abantu dufitanye isano duhura mu mayira tutanaziranye. Ariko se nk'ubu umugabo yambajije akavuga ati ariko se ubu nitwe tubyara ntiduhembwe, dore ko nawe umuryango wari ntawo, nitwe ntitugira abo tugira n'inshuti zacu rubanda gusa, babandi tudahuje amaraso. Mwangira inama ki? Ese ubu buzima ko bujya bukomeretsa umutima wanjye nkumva ngize ubwigunge n'umubabaro mwinshi, mwangira inama ki nk'inshuti zanjye? Mwangira inama ki? Ndabasabye ababyeyi, mungira inama z'ukuntu nakwitwara, kuko hari igihe bindenga nkumva umutima wanjye urababaye, nkibaza ngo mbese bizagenda bite.
uzi kuvukwa ukabura iwabo wa mama wawe, uzi kuvuka ukabura iwabo wa papa wawe, ukabaho umuntu utagira aho ukomoka kandi uhafite ahubwo utarahamenye. Wenda twagize umwaka mama barapfa barashira, abasigaye bake wenda bagenda batwereka, ariko nabo mu miryango ya kuri bo batakwikora ngo baje kuguhemba, batakwikora ngo baje kugusura. Aba hafi na hafi ntabo, iwabo wa papa nabo ntabo tuzi nuko byagenze. Ese ubwo wakwitwara utugeze muri situation ukeneyemo mu family? Wakwitwara utugeze igihe ukeneye umuntu wa hafi? Wakwitwara ute? Ese niyo mpamvu natangiye mvuga ngo mbese ntibimbereye kugira umuryango, kuba nabyara ngahembwa, kuba napfusha nkatabarwa. Ntabwo nzi, hari umunsi umwe numva ntazibagirwa ngewe Kanyana mu buzima bwanjye. Hari igihe kimwe nigeze ngirinda ivamo, biba ngombwa ko umwana kubera yari mukuru mo baramuduha tujya kumushyingura. Ariko ikintu kitajya gishira mu mutima wanjye nuko nagiye gushyingura ku irimbi nta mu family, ari njye n'umugabo gusa n'abaturanyi n'inshuti badutabaye. Mu minsi twamaze tubabaye muri ako kababaro, nta mu family nigeze mbona ngo aza tuyagire atubwira ati muhumure bana bacu turi kumwe. Ibyo byose ni bimwe mu bikomera abantu batunga kandi bitari bigombye kuba bifite impamvu. Rero ngana ku musozo, impamvu natanze inkuru yanjye nubwo ntakunda mikoro, sinkunde kamera, nagira ngo ababyeyi nisabira ababyeyi batubyara baba baragezweho amateka nk'ayo ngayo yo kubyara abana bakavukira mu ngo zitari izabase, bajye bababwira inkomoko zabo, abababyaye babihakane cyangwa babemera, ariko nibura baza aho bakomoka. Basi ushobora kutemerwa na so ariko shangaza akakwemera, cyangwa so wanyu, cyangwa se undi muntu wo muri famiye. Basi bamenye naho bakomoka, kuko hari uba imfubyi pe akaba buri akabura havuka akabura hakomoka kubw'umuryango wazimye. Ariko hari aba bafite barimo bifuza no kumenya aho uwo mwana aba batahazi kubw'amakuru ababyeyi bamwe bimana. Nkaba nsoza mbasaba ababyeyi kugira ngo mujye muha abana amakuru, mubabwira ibintu hakiri kare. Ari umwana uvutse mu buryo butandukanye amenye se, amenye aho avuka. Ni byiza kugira gakondo, birafasha. Uretse ko dufite igihugu cy'u Rwanda nk'umubyeyi, naho ubundi wisanga uri nk'umushyitsi, ukisanga uri nk'impunzi mu gihugu kikubyara, kuko ubuzi ko nta muntu mufitanye isano ufitemo, uba wumva uri nk'umushyitsi. Muri eglise ujya gusenga ukabona abantu bose ni abanyamahanga, ukabona muhujwe n'ayo maraso ya Yesu. Mu isoko ujya guhaha ukabona abantu ni abanyesoko, nyine mugahuzwa nuko wagiye guhaha. Ukagira ibirori ugatumira rubanda, ukaburamo mu family wabwira uti uyu ni umufamily wa president, ukavuga uti uyu muntu dupfana iki n'iki. Uzi kubaho ukabyara abana badashobora kugira vacances ngo bagire aho bajya kuruhukira. Uzi kubaho ukagira abana batavuga ngo tugiye kwa shangazi kwa kwande, kandi mu by'ukuri batarapfuye ngo hambe hari abahari, ahubwo ari amakuru make. Reka mbinginge mujye muduha amakuru, kuko icyo kibazo ndagifite, iyo ntimba ndayifite. Mfite n'ipfunwe ku mugabo kuko ntazi aho nkomoka, kuko ntazi aho data akomoka, nawe ubwe yapfuye atahazi, kandi wari ufite amakuru yarayapfanye. Ndabinginze babyeyi mujye muduha amakuru. Namwe abafite ikibazo nk'icyanjye ni mwihangane, abagifite gikurikirana mwumva hari garuriro mwagira uko mubigarura. Ndabashimiye, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Yari Kanyana, umubyeyi bakunda. Ibuka kandi gukora subscribe, ibuka gukanda share, ibuka gukanda like, ibuka gusiga comment. Nukuri ukande kukazogera ibiganiro tuzajya dukora bye bikugeraho. Uwiteka kumpera umugisha, ndagushimiye.